navukiye hano muri Rugenge, amashuri abanza nyiga Sainte Famille, nkomereza kuri Apakope. Abatwishe nabo twakuranye, nabo twiganye Sainte Famille. Twese twakuriye mu Gikristo, twasengeraga hano Sainte Famille muri iyi paruwasi, ari nayo abenshi bahungiyemo bazi ko bahungiye mu nzu y'Imana, bazi ko bashakamo umukiro. Ariko yemwe n'ababicaga nabo niho basengeraga, niho twese twaboneye amasakramento. Ariko 94 ibaye bwa bukristo bwarabuze. Turi abana abavuga ko jenoside itateguwe baribeshya ko yarateguwe. Ni nabyo bamasengo bavugaga byo guhagurutsa, byatumaga twese twabaga tuziranye, tuza amoko y'abantu, uko ntago wakwiga imyaka 8 muhaguruka ubutaza umuntu. Ibyo rero byatumye mu gihe cyo gushyira mu bikorwa jenoside byoroha, kuko buri muntu wese wabaga bamuzi. Ikindi habagamo kurenganya nk'uko byavuzwe, tukabura amashuri, bakabura akazi. Ndibuka turi bato twese twazaga guhereza hano kuri Sainte Famille. Impamvu iyo mwaherezaga haje umupadiri adukorera amategeko n'amabwiriza, atwemera ko umuntu w'umuhereza yakwemererwa gukora ikizamini cy'iseminari. Ibyo rero byafashije ku bari baturi imbere benshi, byatumaga bashobora kwiga. Ariko byaje guhinduka ubwo hano hazaga umupadiri witwaga Joseph Bimenyimana. Ikintu cya mbere yakoze, yahise yirukana umuryango w'abahereza arawuca, ashyiraho abakobwa. Ubwo chance zo gukora ikizamini cy'iseminari zaragabanutse, ariko biguma muri norme zisanzwe ko kugira ngo ujye mu iseminari barebaga amanota yo kuva mu wa 4 kuba ufite byibuze 80%. Turangije primaire twariyandikishije, ndibuka ko twari 4 bafite bemerewe bujuje condition. Yari nge, Kimonyo Tofir, witwa Bugabo, ndamwibagiwe. No kuvuga ngo babandikaga mbere, noneho muri vacances za Pasika amalista agasohoka y'abagomba gukora ikizamini. Icyo gihe papa hari abantu bazaga bakamubwira bati wamuduhaye tukamujyana Kabgayi cyangwa i Butare, akavuga toya ataziga Indera yari yandikishije. Amalista asohotse y'abagomba gukora ikizamini twaribuze, kandi byari trotari, bitari busubira inyuma, tudashobora no kujya kudusabira kujya Kabgayi cyangwa i Butare. Joseph Bimenyimana yadukuye kuri list. Papa aza kumureba aramubwira ati simvugira umuhungu wanjye ko yari directeur w'amashuri, ndavugira n'abandi. Aramusubiza ngo abana bo mu mujyi banyina babarindaya, ntago baba abapadiri. Ibaze gusubizwa ikintu nk'icyo uri umuntu w'umugabo. Ubwo twakoze ikizamini cya leta, nabwo hasohokaga amaliste. Ku liste bandikaga ngo abemerewe. Ntago nagize amahirwe yo kwemererwa. Papa nk'umuntu wari muri education yagiye muri ministeri ashaka amanota, ashaka umuntu w'inshuti amwakira rendez-vous kwa Nsekarije. Muri icyo gihe nibwo kuri Apakope
papa yabaga muri komite, baramaze iminsi bajya kenshi muri minisiteri barimo barwana no kubona uburenganzira kugira ngo diplome za Pacope zemerwe. Icyo gihe abarimo barangiza Mineduc yari yaciye diplome zabo. Papa ashaka umuntu amugeza kwa ministre, azi ko agiye kumwinginga amwereka n'amanota. Ministre aramusubiza ati ariko wa mugabo wese we nturi muri ande bari hano ejo bundi, ati ko ishuri ryanyu twaryemeye kuki atariho mu bajyana. Ubwo yaragarutse arambwira ati uzajya kwiga kuri Pacope. Niko nagiye muri Pacope. Pacope tuyiga ari ishuri ryiza, abarimu badukunda, hari ubuyobozi bwiza, nta macakubiri ahari. Pacope yakiraga abanyeshuri bose kuko nicyo cyari cyatumye ijyaho, kugira ngo ijyeho nta kuvangura. Turiga ariko byaje guhinduka muri 90. Muri 90 urugamba rwo kubohora igihugu rutangiye. Kwitwa umunyeshuri wa Pacope byari ikibazo. Mu nzira iyo twatahaga baradutegaga tugakubitwa, ku buryo byageze aho twiga kujya tugenda mu magurupe, tukagendera hamwe turi benshi. Ariko iyo ubeshya ukagenda uri umwe, wahuraga n'abajandarume bakagukubita ngo uri inyenzi. Bigeraho noneho icyapa cy'ishuri insigne tukazikura ku mashati, twagendanaga dukwasi cyangwa pengre, twagera ku ishuri tukadushyiraho, ariko twajya gusohoka tukadukuraho. Noneho tukagenda turi benshi, ntibahite babona ko uruhu kuri Pacope. Ibyo mvuga si amakabya nkuru, kuko iyo wagendaga wenyine warakubitwaga. Urugero natanga ni Amadou, papa yakoraga muri Benere, batuye ari haruguru mu Kiyovu, hano ruguru mu Kiyovu. Atashye akubitana n'abasirikare barendaga Benere, baramukubita bamukura amenyo. Marerezo Amadou na famille yose bapfuye 94. Ariko urumva gufata umwana w'umunyeshuri utashye ukamukubita kugeza ubwo umukura n'amenyo. Urundi rugero natanga n'undi twiganaga, nabwo agenda agiye kureba mwene wabo hariya ku Isimbi, turamuherekeza tumugeza hafi yaho, twe turakomeza. Ariko mu gutaha ko yari wenyine, abasirikare bari bafite bariyeri ari imbere ya Colbert House, Colbert baramuhamagaye baramukubita baramwica. Baragenda bamuta kuri CHK, twamubonye ku wa mbere turamushyingura. Twakomeje kujya tubaho ubuzima nk'ubwo, ariko wenda nihuse reka ngere kuri rangiza 94. Muri 94 twari turi mu rugo nk'ibisanzwe, twari hanze turimo tuganira ku muhanda na ba Jean d'Or. Hari umuntu w'i Burundi wa telefonye mu rugo, kuko bamaze guhanura indege, televiziyo y'u Burundi yarabivuze. Hari umuntu wa telefonye, ngiye kumva numva bantumyeho mu rugo ngo nimwiruka nimubanguke, ibintu birakomeye, ati muve mu muhanda. Ibyo rero ni cya kimenyetso cy'uko n'ubundi jenoside yari yateguwe, abicaga bari biteguye kwica, kandi n'abatutsi babizi ko isaha n'isaha bashobora kwicwa. Twese tujya mu rugo, ubwo ku munsi ukurikiye nibwo twatangiye gushaka uko twihisha. Ku rugo rw'abaturanyi hari abasore bakoraga muri Croix Rouge, bajyaga bakorana n'abakarikuta.
twarajyanye yitwaga Theogene, turakomanga ku bakarikuta tubasaba niba baduhishira abantu. Baravuze bati mutaduteza ibyago, ariko noneho ntacyo, turakira abagore n'abana. Ubwo twese dufata amafamiye yose twari twegeranye, turabajyana tubashyira mu bakarikuta, twe dusubira hanze. Turangije turavuga tuti turi abasore, turaguma hanze, interahamwe neza turarwana nazo. Iyo uri hano wabaga witegeye Kacyiru, tubona interahamwe zikinjira nko mu gipangu, binjiye kwa Gatera no kwa Soferwa, bakwinjiramo byabananira bagahita haza abasirikare cyangwa abajandarume n'imbunda. Ubwo rero twiga inama, interahamwe ni ziza turarwana nazo, ariko ntihaza abasirikare, ni ugukizwa n'amaguru, ni ukwiruka. Tugumaho dukomeza twihishe, bigera ku itariki ya 10. Ku itariki ya 10 Nyirabagenzi yahamagaye Renzaho, aramubwira ati abatutsi bo muri Rugenge barashaka kwica abahutu, ati none dukeneye renfort. Nuko Renzaho atinze, Nyirabagenzi ati ariko atuburagira ngo tuzaba abanyuma. Urumva ko babahaga n'amanota mu kwica. Ubwo yohereje abasirikare, haje abajepe, handi twari duhagaze hagati y'ingo, babajepe baraje baduturuka hejuru, turiruka baturasamo. Njye nahise niruka njya nko ku rugo rwa gatatu uvuye mu rugo, njya muri anexe yaho hari abasore mo bikinira amakarita. Ntabwo bicaga, ariko nta n'icyo byari batwaye, kuko bo ntibahigwaga. Ndiruka ninjiramo, maze kwinjiramo mpita mbicaramo mfata ya makarita. Ubwo umukino bahita bawuhagarika, haheze akanya umusirikare yinjiramo, ati nta bantu bahungiye hano? Baraceceka, mbarinya nsubiza nti ntabo, ntabandi bakomeje biruka hepfo. Arangije, ariko ubwo mbere yo kwicara ninjiye mu cyumba, nkuramo irangamuntu nyijugunya ahantu munsi y'igitanda. Ngarutse aravuga ngo nimuzane ibyangombwa byanyu, muya ikarita ya Pakope. Ayirebye ngo uwa Pakope, ndavuga ngo noneho abaza, bituma akora attention, ariko ubu mwese abantu bose ni abanyu? Umudamu waho aravuga ati uyu we ntabwo ari uwacu. Ubwo yahise anshorera aranjyana. Twaragiye, arambaza ati wanyu ni? Mpita mwereka urugo rukurikira kwa Ibambasi. Tugeze mu gikari, hari intebe iri nkari, arambwira ugenda wicare kuri iriya ntebe. Mugende kugenda, numva mugenzi we yaramubwiye ngo murangize vuba tugende. Yahise arasa, ariko avuze byatumye mpindukira, kuko yari yashatse kurasa ku mutima. Isasu ryinjiriye mu mugongo ritunguka hano ku ijosi, rihita risohoka nikubita hasi. Ahita yiruka aragenda. Sinigeze ntubwenge, nagumye aho. Hashize akanya, ubwo abo bagendaga barasa n'ababacikaga, interahamwe zazaga ziturutse inyuma zikabarangiza. Ubwo wangezeho bwa mbere ni musaza wa Nyirabagenzi, twari twariganye, yitwaga Munanira, ko twamwitaga Rubunda, niyo yari sireno ye. Rubunda ngezeho ati Vianney baramwisha. Ndamubwira ntago ndapfa. Ubwo
ariko nari cyo nshaka kukwisabira, niba ubishoboye fasha ungeze ku bakarikuta mbone ubutabazi, cyane iyo utabishoboye mpiyo grenade ufite wigendere, kuko nangaga ko banyicisha umupanga. Ubwo hahise haza indi nterahamwe yitwa Kabanda Kariste, mukuru wa Murenzi, aramubwira atoya ati Vianney twareganye ntago namwica, aramubwira ati murinde. Kariste yamagazeho, Rubunda aragenda azana eswime ayimfungisha mu ijosi kuko amaraso yari kuva cyane. Sinzi niba urabona inkoko babaze kuna amaraso abataruka, nandi niko yavaga. Fungaho eswime, baranterura, noneho bangeza mu rugo ku ibaraza, dukurura telefone, mpamagara muramu wanjye aho yari yihishe Christophe Shamukiga, ati se bite? Ndamubwira nibandashe nariko sindapfa, nariko ntago meze neza. Ndumva ari ibyo twavuganye. Ubwo sinzi uko byagenze, sinzi aho byanyuze, gusa telefone yari aho nkabona bari guhamagara, nibwo Padiri Anaclet, ubu ni musenyeri ku Gisenyi ku Nyundo, yagiye kubona mbona angezeho, ariko nyuma yaje no kumbwira ko yasabye Padiri Munyeshyaka ngo aze kuntabara. Munyeshyaka aranga, anamusaba kumuherekeza haranga. Iwe yaraje, Marigreke nawe yahigwaga, araza n'ivoiture, turaza tugera hano imbere, hano hari sitasiyo, yari afite abapolisi, tujya muri minibus, tugenda, arambwira ngo nihangane, ngo agiye guca kwa arenzaho amuha urupapuro. Ndumva yaravugaga ko hari eglise yarimo imirambo, yagira ngo amusabe uruhushya rwo kujya kuyikuramo inyamirambo. Turagenda, bahagarara muri aya mazu ari hafi ya Saint Michel, ntabwo ndibuka iyo ariyo, niho Renzaho yari atuye. Turangije turagenda tujya angeza CHK, ariko abapolisi nabwo bari babanje kwanga, batereka tumujyane turamuzanana n'abandi. Aranga nawe ko niwe wari ubayoboye, tugera CHK. Tuhageze arabasaba ati mumfashe tumuterure, baranga. Padiri ambwira ati hangane, amfata wenyine, turagenda twinjira muri Eligence. Mu kwinjira muri Eligence duparika, twinjiranye n'imodoka ya gisirikare yarimo abasirikare bari bamaze kurasirwa ku rugamba. Ndagenda mbona umuganga arambwira ati ryama, anyereka igitanda ndyamaho. Ndaryama, hashira akanya, ubwo abasirikare nabo barinjiye. Hashize akanya, yari umusore, ndongera ndamuhamagara, ndamubwira ariko ko maze umwanya nta kintu muri kunkorera. Arambwira ngo reka turebe. Yego yayesime, arambwira ngo ubundi se ngo ijosi ngurabona narikoraho iki. Arongera atari ko ubundi kukimuteta, turabona abasirikare bacu babarashe, namwe muraza mutega ayo majosi. Abaragiye, ndabyibuka kuri Eligence hari isaha iri hejuru, nahise nyireba, ndavuga ntubu minota 15 ndaba mpfuye, niyo nihaye. Ubwo kubera no kunanirwa mera nk'usinziriye, nkangutse ndebye nsanga ya minota yarenze. Ndebye imbere gato mpita mbona mama w'inyamirambo, Madamu Rugumire, jenoside yabaye
ari ku izamu, yitwa Jeanne ariko we yari mukuru twamwita Mama Thierry. Mpita muhamagara ndamubwira nti Mama Thierry, arandeba ntimenye utamenye, ndamwibwira. Wabonaga yacanganyikiwe nawe kubera abantu yarimo ashaka gufasha. Andebye arambwira ati se, ahita anyereka iruhande ati dore uriya ni mushiki wa Rugumire ni Papa Thierry, ati uriya n'umwana we, ati uriya n'umwana sinibuka famiye yambwiye Nyamirambo, ati none nawe uraje, mbese ubona nawe yihebye. Arambwira ati reka mbe mfasha bariya nze nawe ndebe icyo ngufasha. Mba ndaryamye, aragenda, nta mwanya washize araza anzanira agashashi ka serumu, arambwira ati kagutumire. Narayinyweye ariko sinzi niba ibishya cyangwa iryoshye ko byari gupfa kunywa. Hashize akanya yaraje arandoda, amaze kundoda anshakira umwanya muri pavi. Twaryamaga hasi kuri ka kamatora kamwe gatwara brancard. Naragiye ndyamanaho n'undi muntu wari wavuye muri Croix Rouge afite amayekara mu mugongo. Ariko guhera uwo munsi ku itariki ya 10 kuri CH bari bahashyize tente bashyiragamo abantu baje bakomeretse. Iyo tente rero nyuma interahamwe hari igihe zajyaga ziza gushaka abantu mu makaritsiye yabo barebe ababa barokotse. Ubwo rero njye nagize Imana, Mama Thierry anshyira muri iyo sare. Tugeze marongera indi serumu ndongera ndayinywa. Amanota nini nyuma yaje kumbwira ngo twari twa aspirine ngo byavugira ngo ampe morale ko yabonaga nta kintu afite yama. Nuko CH rero ho byari bikomeye cyane. Nukuvuga ngo nijoro hazaga abasirikare bakaza gutwara abantu, bagafatanya n'abaganga n'abatravayeri. Abatravayeri bari nk'aba planto, abacunga za brancard, nibo babaga bari bafatanyaga n'abaganga. Ibaze kubona umuntu w'umuganga ugomba kuvura abarwayi ariko akaba ari uri imbere mu kujya kwica abarwayi. Ubwo mu minsi ya mbere barazaga bakancaho ko nari nkirembye, ariko nyuma biza guhinduka. Ariko batangiye kunjyana, burya iyo uri bukire Imana ifite abikoresha. Hari murumuna wa Victor Munyarugerero, numva yitwa Anisette. Kwa Victor interahamwe zateyeyo zishaka kwica umugore, barumuna be barintervena, noneho murumuna we baramutema mu mutwe. Bamutemye rero yaje kwa muganga. Yari afite we yari mu cyumba hirya yaho nari ndyamye, noneho umugore we arambona. Turaganira, turavugana. Muri iryo joro bagiye bantwaye, wa muhungu twari turyamanye ajya kubahamagara. Bo uwo murumuna afite abandi barumuna be, hari witwa Ndekezi wabo ku Gisozi. Barazaga baje kumuraraho, bakaza bafite inzoga bakazisangira n'abasirikare bari ku burinzi bituma baba inshuti. Ubwo rero amasaha yo gutwara abantu yageraga, uwo mudamu yarazaga akampagarara iruhande, bashaka kuntwara akamvuganira. Ariko hari nk'inshuro ebyiri
baje inshuro imwe ya mbere baje icyo gihe ari nijoro bantwaye ajya guhamagara wa mujandarume araza arangarura. Ubwo kubera muri CHK harimo ubwicanyi, ubundi batwaraga abantu ari nijoro, ariko umunsi umwe baraje ku manywa baravuga ngo nta barwaza b'abahungu bashaka. Hari abasore babaga barwaje abantu kuko babaga bazi ko ubwicanyi bwa nijoro bajyaga kwihisha ku manywa bakirirwa aho ngaho. Umunsi umwe haje abasirikare baka ibyangombwa abantu bose, b'abasore barabatwara, ariko abo basore ntawarenze kuri CHK. Babatwaraga bababwira ngo nta murwaza hano wemewe nimutahe, ariko basohokaga hari abandi babateze mu nzira. Ubwo nguma muri ubwo buzima, hahandi bigeraho ukifuza n'ubundi ko bagutwara kugira ngo ujye ugenda ugaruka. Batwaraga abantu bakabashyira ari imbere yo kuri morgue, bari abakozi b'amasiteri, bari benshi cyane. Umunsi wa nyuma wabaye rurangiza, hari umukobwa waje ambonye aransuhuza, arambwira ngo ni umurokore ngo aje gusura abarwayi. Ntabwo nari muzi. Ati se bite? Ni sawa. Ati se mu rugo iwanyu hari abakiriho? Ndambwira ariko mu rugo nta n'ikibazo twe dufite, ni nanjye n'ibyago nagize. Twari tugiye gusahura mu Batutsi duturanye, isasu ry'inkotanyi riyobye rirandasa. Arambwira ati rega, ati nize muri ka Kigali, ati papa ni umusirikare n'abasazanye n'abasirikare, ati nshobora kugufasha. Ati rero nize muri ka Kigali ndakuzi, ati kuko papa wawe yaratuyoboraga. Ni ukuvuga ngo atari ibyo kuvuga ngo ikigo kiragira directeur, habagaho maître principal de zone. Papa rero mbere yuko aba directeur wa Sainte Famille yari maître principal de zone. Ubwo byabaga ari ikigo cya Sainte Famille, Muhima, EPA na ka Kigali. Ubwo rero umukobwa yari amuzi, arambwira, ndamubwira nti rero niba wumva ushaka kumfasha wanshakira ukuntu nsubira mu rugo. Ati se ko hari amabwiriza ko bagiye kongera bagasaka mu rugo bakareba n'ababa basigayemo. Ndamubwira na hano naho nta ni kimwe. Ati reka ngende, ati ndabivugana na musaza wanjye, ati ndebe ko yazaza akagutwara ko ni umusirikare afite n'imodoka. Aragenda, kuko hashize nk'isaha ebyiri aragaruka, ampa ijaketi, anzanira ijaketi ngo yo kwifubika. Arangije azana n'ibiryo ariko mpita mbitanga. Arangije aragenda. Nta mwanya washize haje umusirikare, aza abaza ati Karangwa ninde? Bitamubwira ngo ni njyewe. Ubwo Yesu ambwira ati tugende. Narahagurutse, nambara inkweto nitonze ko nta cyanyihutishaga, ndazifunga. Noneho wa muhungu ahita yiruka ajya guhamagara kubwira wa mudamu. Mudamu nawe aragenda ahamagara baba jandarume. Mukuru wabo araza, turagenda tugera aho biciraga, mbona haje umujandarume, aravuga ati we hagarara. Aramuhagarika, aramubwira ati uwo mwana mureke, sinamubabujije. Noneho undi abaza wa mugore ati ariko uyu muhungu uramuzi neza? Undi ati ndamuzi. Ati rero, ati izi nyenzi muri gukiza, ati ubutaha muzajyana nazo. Ubwo
twasubiyeyo ngenda rwose numva nanababaye ko numvaga noneho byari birangiye nta mpamvu yo gukomeza umuntu asufura kandi n'ubundi amaherezo ari ukuzapfa. Twasubiyeyo iryo joro barongera bakajya baza batwara abantu, uwo musirikare akampagarara hejuru ariko ntiyantwara, ariko batwaye abantu benshi icyo gihe. Ubundi abantu barembye ntibabatwaraga, ariko ndibuka hari umusaza yajyaga asinzira akarota kumva aravuze ati nimutwice shati, ariko inkotanyi ziri hafi ziraje. Noneho icyo gihe umwe mu barwayi aravuga ati ariko uyu musaza araradusakuriza. Umutravayeri yarirutse azana ingorofani bamutwaramo kugira ngo bajye kumwica. Byari ibintu bibabaje aho ubona umuganga ari kumwe n'umutravaye bashoreranye barimo bica abantu. Abatravaye bakagaruka bavuga ngo muganga ngo yampaye urushinge ngo ndubateramo. Ntabwo nzi inshinge babateraga izo arizo nuko zari zimeze, ariko ariya kuri CHK hari imirambo myinshi. Nuko bukeye wa mama araza arambwira, bagize ubwoba babonye ko nshobora kuzabicisha. Arambwira ati rero twe dufashe icyemezo turatashye. Ati nitugera mu rugo turajya gushakira ibyangombwa byawe aho wabitaye, noneho tuzabikuzanire. Nuko baransezera bagiye kugenda, hari umumama ntabwo nawe nari muzi, arambwira ati wa mwana we, ati bariya abantu ubwo bagiye urapfa, ati we bakurikire nugira amahirwe wenda uragerayo, ati n'ubundi kuguma hano nta chance zo kubaho. Mpita numva inama ngiriye, ndahaguruka ndabakurikira. Numva wa mama arambwiye ati nusanga iwanyu cyangwa kwa Ibambase hari abariho uzabasuhuza. Mpita numva ko yaranze. Twamanutse CHK njya hagati yabo, turaza no mu nzira harimo yitwa Ndekezo ku Gisozi. Hano muri quartier commerciale nta n'abantu benshi barimo. Ubwo twamanukiye kuri Ecole Belge tuzamuka kuri ariya ama escalier ariya rusengero twinjira muri quartier commerciale. Mu nzira duhura n'abasirikare nka kabiri, wao ndakabereka ibyangombwa, naho nkababwira ko ndi muri muna wabo ko nanjye bandasiye ku Gisozi, bakora afite ibyangombwa byo ku Gisozi. Baratureka turaza, tugeze hano rompwe barambwira bati burero hariya byashobokaga, ariko hano rompwe barakuzi ntituzi kuza kubigenza. Ubwo iby'Imana ikora, tukimanuka ahahoze Etablissement Rwanda hahise haje kamyoneti iturutse za Gikondo cyangwa Kicukiro, ko yaje izamutse hano peyaje y'abantu bahunze, ubona bagiye nko mu majyepfo. Ariko ubu nta n'ikibazo bari bafite ko bari bameze nk'abimutse bapakiye ibintu byabo. Bageze umanuka ujya Nyabugogo hano hepfo hari bariyeri ya mbere, irabahagarika baranga. Indi iri hariya hahoze Rwanda Revenue cyangwa Bienvenue nayo irabahagarika. Ubwo abandi niko babirutseho, natwe niko turi kumanuka. Bahagarara nk'ari uyu munsi hari Sofaru cyangwa haruguru yaho. Ubwo interahamwe zijyaho bajya kubatwara ibyo bari bafite, bajya kubabohoza gusahura ya modoka. Ubwo muri uko birukiye kuri iyo modoka twahise dutambika, twahise tumanuka twinjira muri quartier. Tugeze hariya kwa Victoire barambwira bati rero twe tugeze mu rugo
ngaho nawe tambika ujye kwa nyirabagenzi umwaka icyangombwa. Ntabwo ese ntabwo mumerekeza ngo yango tugiye mu rugo wowe genda nta kibazo. Naratambitse ngeze haruguru yo kwa nyirabagenzi mpasanga umugabo witwaga Rumanzi. Rumanzi yari ahagaze afite igiti, niwe wenyine nabonye mu nzira ko abandi bari birutse bajya gusahura amamodoka. Icyo gihe RTRM yarimo ivuga ngo abantu bigize abantu ntibindeba nabo ni ibyitso, ubwo rero bituma baprofita ku bantu babaga barimo bahunga bava mu mujyi bakabambura ibyabo. Ubwo rero nahasanze Rumanzi yarahagaze afite ikibando ameze nk'ujijisha ko Rumanzi yaravanze. Noneho mu gihe tugihagararanye inyuma yacu hejuru mu bushyuhe twumva amasasu aravuze, twumva baravuze ngo bishe, hari umumama witwaga Adele n'undi musore witwaga Kigozi. Ubwo baba sirikare bamaze ko barasa baramanuka, bamanutse Rumanzi ahita ampereza cya kibando yari afite, arambwira ati reba Kacyiru. We nawe arandeba tumera nk'abaganira ko ndeba ngo ngenda nimeze nk'ubateye umugongo mfashe na cya kibando. Noneho baduciyeho bati bite byanyu muhagaze neza? Rumanzi ati duhagaze neza nta nyenzi ducaho, ariko bahita bakomeza ntibadutindaho. Rumanzi ati se uje gukora iki hano ko bimeze nabi? Namubwiye naho mvuye naho niko bimeze. Namubwiye nti rero ntibari bambwiye ngo njye kwa nyirabagenzi anyandikira igipapuro cyangombwa ko anzi nk'umuturage. Rumanzi aramerekeza angeza ku muryango ku marembo yo kwa nyirabagenzi. Mpageze masanga hari umusaza wari uhihishe wo ku Kinamba bitaga Etienne. Etienne ambonye ati se kuje hano, ndayimubwira, arambwira ati rero ati hano hinjira interahamwe nyinshi, ati ngwino nkwereka aho ngushyira. Anjyana aho umuhungu witwa Maridadi yari ari mu gikoni, mu gasitoke ko mu gikoni niho Maridadi yari aryamye. Ndagenda ndahamusanga turyama, yari ari ku misego ibiri. Ubwo tukajya tuyifatanya, umwe agahagarara undi akicara, tubamo muri iyo espace hamwe na Maridadi. Noneho mu mwanya muke nyirabagenzi yaratelefonnye bamubwira ko mpari. Bamubwiye ko mpari abwira Etienne ngo nimumubwire ajye mu rugo icyangombwa nzakimwoherereza. Etienne atinya kubimbwira, hari na murumuna wa nyirabagenzi yitwa Maria wari aho, barabisiganira. Wa musaza we umwe wankijije wanzaniye swime w'interahamwe abaraje. Ahageze baramubwira bati rero nyirabagenzi aravuze ati Vianney ari hano. None nyirabagenzi aravuze ngo tumubwire ajye mu rugo, twatinye kubimubwira agenda yo mubwira. Rubunda yitaza arampamagara arambwira ati nyirabagenzi arimo arashaka gukura hano, ati kandi ugeze mu marembo hano bahita bakwica, atugumaho. Abwira nabo ngabo ati muwabwire ko navuze ko haguma. Nuko ngumaho mu gihe gito tukahirirwa, do twahabaga ubuzima bwose tukanahararanye na Maridadi iminsi nk'ingahe ntabwo nyibuka neza. Nyuma bashiki ba Maridadi bari bari muri Korine baza gutelefona, papa wabo arabitaba. Icyo gihe barashe RTRM interahamwe zirahunga, nicyo cyatumye Etienne yitaba telefone, kandi ubundi baratelefonaga ntibamuhe telefone. Etienne
baramubaza bati se ko Maridadi twamubuze wabuze aho ari? Undi aramubwira ngo turi kumwe. Baramubwira ati rero hano kuri Mirikorine abajandarume baho umuntu abaha amafaranga bakazana umuntu. Undi ati rero ibyo mukora byose, ati Maridadi ari kumwe n'umwana wo kwa Karangwa, ati kandi ni umerewe nabi. Nuko baravuga bati hari n'abantu b'iwabo bari hano, ubwo ba Christophe bari bageze Mirikorine. Aravuga ati nibwo yamubwiye ati tugiye kubipanga turebe ko baza hano Mirikorine. Ubwo ako nari nasimbutse nuko ngeze kwa Nyirabagenzi, hari umwana w'umumayibobo wabaga uhari, aragenda anshugurikira alcohol. Ubwo buri munsi nkaya negura igipfuko ngasukamo hamwe namwe mu mugongo. Rimwe hashize nk'umunsi umwe cyangwa ibiri, bwo bari bakiri muri negociation, twumva papa Maridadi aratubwira ati bampamagaye ati uyu munsi baraza kubatwara. Baraje kuva aho twari turi kugera Mirikorine ubundi nta n'iminota ibiri hari, ariko twakoresheje iminsi ibiri. Abajandarume baraje baza ari nijoro kugira ngo hatagira abantu batubona. Baje ari nimugoroba nko mu masaha moya, baza n'amaguru. Turaza tugisohoka interahamwe nkazinga, ari nk'abantu nka babiri bambonye bati se buryo uracyariho, twari tuzi ko wapfuye. Abajandarume bati natwe turamuvumbuye, reka tujye kubiyicira. Baratuzana batugeza, tunyura hano imbere y'impunzi, bashaka kutwambura abo bajandarume, ariko baravuga bati oya turabijyaniye turabica. Baratuzanye baturaza hano mu gipadiri, sinibuka icyumba cyari cyari inyuma, badushyiramo abava mu gitondo baraza kudutwara. Mu gitondo baraje n'imodoka, ariko ubwo baravuga ati rero kwinjira hariya biragoye cyane ko muri abahungu. Batwambitse ibitenge tuzamuka batugeza abadamu, harimo n'abandi bakobwa nka batatu, ko twazamutse imodoka turi nka batanu. Turagenda batujyana Mirikorine. Tugeze Mirikorine, ibyo Rusesabagina babeshya ngo yakirije abantu ntawe yakirije, ko nkanjye muri Mirikorine sinigeze namubona na rimwe. Ikintu cyabayeho ni negociation RPF yagiranye n'abasirikare, kubera hari aba FPR yari yafashe Remera, hari impunzi zari ziri muri stade, harimo abadamu b'abasirikare n'abandi bakomeye. Habaye rero negociation, haba échange z'impunzi. Bwa mbere Minwari yashatse kugira tentative, groupe ya mbere yaragiye, bageze hano kuri station barabakubita baragaruka. Ariko nyuma hari igihe byageze negociation zirakunda, kuko abonaho bashakaga abantu babo. Ubwo baratubaza, baravuga ngo abantu biyandike abashaka kujya muri zone ya FPR, n'abahari hano bakababwira abashaka kuguma hano cyangwa abashaka kuza mu kindi gice nabo bakiyandika. Badushyize mu makamyo ya UN ya Minwari, turagenda hano hahoze rompuye kuri convention, niho batugezaga. Hakaza izindi kamyo nazo zivuye i Remera, tukinjira muri ayo makamyo n'abandi bakinjira mu zituzanye. Ubwo bahita batujyana muri zone y'inkotanyi,
tuba tugiye i Kabuga. Mu by'ukuri uretse nka ba Rusesabagina bigira abasitari ngo bakijije abantu, nta muntu wigeze bakiza. Iyo tutagira inkotanyi nta n'umwe wari kuba ariho. Mbere yuko nangiza wenda ngo nsubire inyuma gato, Masengo niwe wavuze kuri bano badamu ba Nyirabagenzi n'uriya wo ku Muhima. Buri gitondo interahamwe zazaga bazaga kwa Nyirabagenzi gufata amabwiriza, cyangwa bavumbura nk'umuntu ukomeye bibutse bakaza kumumwereka. Ndibuka ko abitwa Batarake bahanyujije Dr. Gafaranga barimo bavuza induru bishimye. Bivuga ko ngo bamuzamukanye bakamwicira hano ruguru kuri kaburimbo kuri Skyline. Hari na Madamu Karekezi François witwaga Speciosa, naye baramumanukanye koko yari umumama mwiza wafashaga abantu bose. Interahamwe zanze kumwica, ariko hari umudamu nibagiye izina rye gato, niyo wamufashe amuzana kwa Nyirabagenzi. Nyirabagenzi abaramutanze, wa mudamu aramushorera amuzana hano, amuha za mpunzi zari ziri Sainte Famille, zimwica nabi, bamukuramo imyenda. Wa mudamu aza yambaye amatiriningi uwo mama yari yambaye, ndumva yaritwaga Mamarine. Soza ndashimira ingabo z'inkotanyi n'umugaba wazo Perezida wa Repubulika, barwanye baturwanira bashaka kuturokora. Ni ukuri nk'uko Masengo yabivuze, icyo gihe tugeze muri zone y'inkotanyi bakatujyana i Kabuga, nibwo twongeye kubaho, nibwo twongeye kubona ubuzima. Turashimira na leta yacu, abacu turabibuka umunsi ku wundi, ariko tukanashimira leta ko byibuze iduha n'uyu mwanya wo kwibuka abacu, ikaduha n'uyu mwanya wo gusubiramo amateka kugira ngo tuyabwire n'abana batari bahari. Nkongera nisabira urubyiruko, nubwo n'abandi babivuze, iki ni igihe cyabo cyo kurwana intambara yo kuri social media. Nabo ntibakataze bakotane kuko nicyo gihe. Ariko nanone ndisabira ababyeyi baroga abana bababwira amateka atari, nimubwize abantu ukuri, mureke kubabeshya, muhabwize ukuri, muhabwiye ibyabaye. Niba waranafunzwe ukafungurwa, ubwize ukuri umwana wawe, umubwire icyagufunze, ariko ntumubeshye umubwira ngo baragufunze kubera abaturanyi b'abagome bakwangaga. Nkongera nkisabira abantu bose bafite amakuru ko hari imibiri y'abacu. Ni ukuri birababaza kubaho warabuze umuntu wawe ngo umushyingure mu cyubahiro. Nibadufashe batanga amakuru. Si ngombwa ko banigaragaza, niyo yajya yandika akanyuza munsi y'urugi, ariko akaguhaye amakuru. Niba atinya ko ayaguhaye byamugiraho ingaruka. Nsoza rero ndabakomeje, ndabadadije, dukomeze twibuke twiyubaka. Murakoze.